cyari mu byasohotse mu itangazamakuru reka nanjye ngire ntya rwose nkore mu ngatari ko ngenda ndeba ko byifashe ariko ngiye kurehera muri igicumbi muri rusange ubwo no kwanga umupolisi yarashe umugororwa hasiga ubuzima bimeze bite umwe mu bapolisi wakorera kuri station ya polisi ya Byumba ni mu kare ka Gicumbi polisi yarashe rero umugororwa witwa Igirukwayo Werarisi ahita yitaba Imana muri rusange ibi byabaye rero ngo ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri mu masaha ya saa 7 bivuga ko Igirukwayo wari ufungiye kuri station ya polisi ya Byumba yarashwe yiruka ashaka gutoroka nkuko bigiye bitangazwa cy'amakuru bwiza ubwo nubwo kiba kireba uko inkuru yagenze uyu mugororwa ngo ubusanzwe ngo yakabaye ari muri gereza ngo ntabwo yakabaye ari kuri iyi station ya polisi nkuko babyanditse muvugize rero ngo wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Alex Rugigana yemeye ko aya makuru ariyo cy'amakuru rero Rwanda Tribune itangaza ko uyu mugabo w'imyaka 42 yari akurikiranyweho icyaha cyo gushaka kwica umugore we Uwizeyimana Patricia agatongaho ngo yarafungiye kuri station ya polisi ngo ashatse kugerageza gucika abundi bahita bamurasa ahitapfa abikomeye cyane urumva vyate nikomereze n'izindi nkuru okay komeza noneho kubera nasomye ebyiri nanjye yes urumva ko ubwo nari mvuye muri Gicumbi urumva ko uwo mugororwa rwose yahise yitaba Imana nubundi ndacyari ku Munyarwanda kazi bikekwa ko yiyahuye avuye mu igorofa cyangwa se muri etage ya 19 agahita apfa ariko no Munyarwanda ariko yabaga mu Bwongereza Agatera Cynthia wabaga mu mujyi wa Nottingham mu Bwongereza yahuye avuye mu igorofa rya 19 yitaba Imana Gatera yavuye mu mujyi wa Birmingham ku wa gatandatu tariki ya 15 kuboza 2019 aho yari yasuye inshuti y'umuryango wabo yitwa Eric Gashema umukobwa w'imyaka rero ngo 31 yageze i Birmingham ku wa kane aho yari afitanye gahunda na Gashema yo kujyana mu masengesho Gashema yagiye gutabara inshuti ye yapfushije umubyeyi wo mu mujyi wa Manchester ariko ntibajyana uwo mukobwa aguma mu rugo muri rusange uyu yerekeje i Manchester nyuma yo gusangira ifunguro rya mu gitondo na Gatera wari umeze nabi wanamusabye kumusigira ibitabo ngo abasenga amakuru polisi yo muri ako gace yahawe n'umuturanyi ni uko Gatera yaguye hasi agana saa moya n'igice z'umugoroba yari asanzwe afata imiti y'indwara y'agahinda agakabije izwe nka depression Gashema ngo yageze aho yaratuye ahagana saa 4 asanga polisi yahagose aza kwemererwa kugera mu igorofa rya 19 yabagamo hageze asanga idirishya rifunguye ariko Gatera atarimo uyu musore yarebye hasi abona hashyizeho hari amahema ya polisi ahita ajya kureba asanga ni hari Gatera witabye Imana asimbutse gorofa umurambo bwo Gatera wari ugihari ariko yaba Gashema n'ababyeyi bibe banyakwigendera bahageze umurambo utagihari muri rusange rero iyo ndwara ya depression ni indwara irangwa n'agahinda gakabije no kwiheba ishobora gufata umuntu wari wese ku myaka iyo ari yo yose kandi iyo itavuwe ishobora gutuma uyirwaye afata imyanzuro yo kwiyahura yo kwiyambura ubuzima bwe bwihuse iyo ndwara itavuwe kandi igira ingaruka zikomeye ku bukungu ndetse n'imibereho muri rusange kuko uyirwaye adashobora kugira icyo yimarira cyangwa ngo agire icyo akora cyamuteza imbere ahora yigunze byatewe mwumvise uwo mukobwa wabaga mu Bwongereza nuko nyine Gatera Seria yiyahuye rwose arahabuka mu igorofa rya 19 umunyarwanda kazi ubwo iyo nzu ishobora kubisumbiye Kigali City Tower ibaze mu igorofa rya 19 kuko City Tower ifite zinga ishobora kuba ari 20 kuko nibuka ko hari radiyo imwe nigeze kujyaho yo nzamuka mu ya 18 ariko byanteye ubwoba cyane esanseri yaranzamukanye noneho irenga ndi mazu yo hasi ntangira kureba umujyi hasi navuyeyo ntengurwa